Kwizera Imana Hamuji mubanzi muri comedy nitwa Toyi nitwa To ushobora kwibaza ngo Toyi ni iki ariko Toyi se dufasha ibintu byinshi Toyi dukora akazi kose niyo mpamvu bampimbye akazina ka Toyi kanangire mbasuhuza abanyarwanda n'abandi badukurikira n'abandi badukunda mwese aho muri turabasuhuza neza. Yego TV Rwanda yatangiye tariki 5 z'ukwa 11 2021. Turakora tuzamura dukina amakomedi tuzamura impano z'abantu hari abantu benshi dukorana ariko by'umwihariko wenda turagera ku rwego twumva dushaka kugeraho hari byinshi tugikeneye ariko twamaze kubona ko hari abantu badukunda baba badushyigikiye bavuga ati se twabafasha gute bakabyandika kuri YouTube twabafasha gute ndaza kubaha nimero mu kanya kari imbere ariko hari n'abandi bavuga ati se basi twababona gute kugira ngo tubamamarize twebwe tubahe ibintu byamamaza so rero twakamamaza ibikorwa ikintu cyose ushaka ko twakwamamariza kuri Yego TV Rwanda kandi umubyeyi nawe none ufite impano cyangwa se umubyeyi ufite umwana ufite impano nawe yamuzana tukamuzamura impano. Byaba bisaba iki? Nta kiguzi kuko nimba twiyemeza kuzamura impano ubundi mu ntara y'Amajyepfo twe turi Academy Yego TV Rwanda na Academy kazamura impano z'abantu waba umwana aho umuntu mukuru uko wameze kose ufite impano u Rwanda ruri ku muvuduko ariko natwe dufite n'abana bafite impano bari ku muvuduko nk'igihugu kiri kugendera niyo mpamvu natwe turi gukora cyane tugatureka tuzamura impano vuba ku buryo tuzavuga turenda 2024 cyangwa 2025 twabuze abakinnyi ba comedy bagezweho kandi bafite umuvuduko nk'igihugu gikeneye. So rero impano zirahari ariko hari ikintu tubura ubushobozi support nuko ngo ikintu twe kituvuna nko mu ntara y'Amajyepfo no kubona ubushobozi ariko dukora uko dushoboye tukavuga ati kundi nyine tubikora uko bihari abanyarwanda muzajya byacyo uko mwabibonye ariko nisera ko mutatugaye ubwo mutabona ibintu vuba nk'uko mubishaka n'ubushobozi. Inama nagira urubyiruko nanjye ndacyari mu rubyiruko nabo nyinisha benshi b'urubyiruko noneho imyaka bagezemo ubwo bigoye cyane nabagira inama yo kwihagararaho bakareba kure bakamenya ko iyo ikintu wahisemo kuri iyi si ikintu uhisemo ni Imana igufasha nuhitamo kujya mu buraya ngo nyine Imana nayo izaguhekere mu buraya nuhitamo gukora ibyiza Imana izagufasha muri wa murongo wo gukora ibyiza. So ikintu nababwira rero nihagararaho barebe kure bareba aho igihugu cyacu kiri kugana. Koze cyane ikibazo mbajije n'abandi bantu tujya duhura barabizi nabo bariyizi banje no kubasuhuza bajya babimbaza ati se ko tubona mu kinago cyati buriya abakobwa b'iki murabyumva ariko ni ukuri pe iyo tuje gukina na comedy cyangwa filimi tuba turi nk'abantu 50 sibyo tuba turi abantu benshi rero kuba turi abantu benshi tuba turi hamwe kuko tuba turi gushaka igituteza imbere ntabwo tuba turi kujya mu bintu bibi. Umubyeyi ufite umwana ufite impano ntagire ikibazo na gitagira umwana we turamuzamurira impano kuko ntabwo ibintu byacu bikorwa nijoro bikorwa ku manywa igihugu kirabizi kandi nabo baranabibona ko tutabikora ku manywa ntawagira impungenge y'ibyo dukora kuko ari ibintu tuba turi bubigaragarize atari ibintu byo kujya gucuruza mu kabari n'icyo ni ibintu dukora ku manywa. Akoze cyane nawa ariko ntarasoza hari akandi kantu nshaka kongeraho nshimira abantu badukurikirana kuri Yego TV Rwanda kuko muri comment bajya batuha kuri YouTube hari abajya batubaza ati se twabafasha gute twabaha telefone wifuza kudufasha kuko ubushobozi nyine twavuye ko ubushobozi tutaragera ahantu twihagije turashaka ko badufasha wifuza kudufasha washyiraho igiceri cy'ijana washyiraho angahe nta kibazo twabana nimero ya telefone bakazajya boherezaho bagakanda akanyenyeri bakadufasha nyine ubishaka ntabwo ari itegeko
nta kibazo rwose twabaha nimero. Ntabona umunyamakuru unseka nibyo rega, ibintu dukora tuba tugomba kureba ko ibyo dukora tubashimisha. Twabaha nimero ya telefone rero, uwishimiye wese ibyo dukora cyangwa ushaka kudushyigikira agakanda akanyenyeri 078 78 2 2 3 4 5. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibarinde.